Wapi ntabwo njyanye mwana umva sinkumva ntameze fresh. Intu iki ndakubwira ukibuka ko nyine mbere nateka ku mutwe ngo nicaga abantu muri byashaka ariko nawe usiga ndewe nisiko tutabiganiyeho na mbere hose ngo mbwire ukuntu yabize. Irimo amafaranga se? Irimo ariko niwe urayamba. Nta kibazo abiganira. None hari umusani wanyoheyeho azanira utumiliyoni 10 azanira umusani yazanye n'umukobwa miliyoni 10 rero kugira ngo ugishe kakabanza kawe enatayirikira munara yishuye kuko bazirina kuri cyo barakabagisha nabaje kandi cyo kuje gushaka nabivuye mu kera rero winigi kusubira yo bari mafaranga rero ko ndamubona cyane n'umutuzo ntabwo kutifera sigarayo ariko ayo makuru uziko nagize ngo ni ibihuha nkaba narabyumvisheho. Ariko mu miryango yizo babahagamo karandi ko hari ibibazo unteye ubwoba ariko nyine n'ubundi nta cyica umutindi amafaranga ntaco turabiganiraho. Ajya ubu turi saa 9:40 weho ungereho tubiganiro ukuntu bimeze turebe ukuntu byifashe turicara nyine tubiganira ibyo by'ibibanza harimo amafaranga nta kibazo. Ntugire ubwoba sinjye uzwiho nta bwoba ngiraga wewe uze nta kibazo ngwino. Reka iyo bijya bavuyeyo uziko nejo bundi dihore navuze wewe uri kuvuga ngo unaje kurwese ndimo amadeni kanze ndakuvugisha uretse guma oya cyaku baranga haje ahubwo rangize nguje kundeba uzanye yandi kugira nyine nje kumuzana cyo buriya na petit frère rero yapfiriye yaragiye nata wewe uko byumva utereka ngende amafaranga wowe uri muganiza wowe ufite ikibazo cy'intoki wajyanye amafaranga aya makuru urawishyira gati ngo bagenzi bawe oya ntabwo kuvuga ati ngo nzara gushakira sheri wawe none ngo bagenzi bawe ngaho tubwiye wewe uri gukurura wishyira barayaguhaye urayarya nakubwiye ko nakodesheje mu Fisto nanuza nande wabakodesheje se wakodesheje abantu babiri muri miliyoni 10 ahubwo yakoresheje amazona nanga kuriye ngo ati nshakishe sheri wawe uzikuntu namwingize ngo tuyarye sakanga sawa nyine reka tuje kunje kubikurikirana ntabwo ari byo ubwo ntaribi ako ntaribi ubwo muzansanga mu rugo turagukora mu ntoki se ngo turi kuguhemba nacu wariye
rero uriya muhungu nararekuye bityo gushaka ari amafaranga yanjye wansubiza amafaranga abahungu bo ni benshi muri Uganda ok nimba ari benshi rero mfite umutipe uri kumbwira atashaka pasi ishyushye uri tayari ubwo ndi kumva zanariye zariye ubwo nyine zariye ambwira ngo umusaza we yarabuze wasanga yaraguhejeje ariko nongera murabure mubwira ataguhereza amafaranga yawe njye mari uzambwira ngo nta nubwo ngikeneye nje ngo nshake uwo muntu yansi n'udukiye twanje naribi ikarangira ugaheba abasheri bawe bose nawe basheri bawe ugaheba n'amafaranga ahubwo ni benshi n'agasambarira rero